nzayinuza ibyombo nkote nzareka ikintu nkora iki Rega umugabo burya ikintu abashinzwe no kwita ku nshingano z'urugo nibwana bagomba ukagera mu rugo rwawe ugafasha abantu aya inzoga muri ahubwo tuzaganira ku gakawa waba uretse gakawa w'umukobwa wanjye mbanze musozi Alice Mr. Sheri none kutari gukora etide urakora etide uri no koza n'ibyombo wow uri umwana mwiza ariko hari ikintu kimwe ngiye kukwereka ukuntu ibi bintu wajya ubikora uri no kubyifasha icara no kuvuga ngo kuba wafata umwanya ugakora etide ni byiza ariko uri no koza n'ibyombo nabyo ni byiza mami ntabwo yagufashije wenda burashobora kuba afite ikibazo ngiye kugukora ka surprise kubera ko umaze iminsi utsinda ariko ndi kubona warahindutse sinzi ibintu birimo hagatanga ngiye kukogereza ibyombo nawe ukore etide vuba vuba yego nta kibazo urakoze ariko urabunda irimbira nagorutse ko ndirimbira ahaguruka rero ngufashe okay ngaho genda ukore etide nisabone noneho hanyuma ngufashe byose akira abanza njyanire kano gashati mu nzu mami ameze gute se nago nkumva araho ameze neza arahasi ubu wari uri kubona hano ari mu nzu ararwaye ari mu biki ahantu yagiye okay ngaho icara ukore etide uyu munsi nijya uri kubaze ibibazo byinshi manande kwisabona aho ngaho aho ngaho barira indibatse njye bishyiramo Iris umaze kuzuza imyaka 17 ugiye kugira 18 nyegera ariko tuvugana ugiye kugira 18 izere ko mami yafata umwanya akakuganiriza ku buzima bw'imyororokere vuga cyane ntabwo mwumva si byaragenze bite agajya bikora ndashaka rero ngewe uyu munsi niturangize etide maze koza ibyombo niyo mpamvu nashye kare uganirize unambwira ibibazo ujya ubona hano mu rugo nk'akana kanjye gakura rero utangira undirimbire ntushye ko usigaye uzi kuririmba ngo ugiye kuzajya muri karabu ibintu nk'ibyo ngibyo amakuru yose manya kurikirana na teacher wawe twarahuye uririmbira iyihe ako ushaka waririmbira nka dade wawe Imana iraririmba akaririmba ukaririmba Imana n'itabiza akaririmba Imana ukaririmbire na dade twagiye kwagira marira uhorumisha umwanza utagera Mama Iris kumwambaye neza ndumva mwahimbawe urusaku rwabarenze mwaririmbye ntako mutagize nawe uri mu byo iyi nyene urumva mvuye ku kazi se uziga ubundi kugeza ryari ubu umuntu w'umugabo nkawe uruwo gufata ibyo mbukoza ubu nawe uruwo kujyaho ngaho mugasakuza karitse mwayimaze reka mwe ntako mutagize n'anisoni uwo uruwo gufata ibyombo ukoza ufata amafoke wirenza imiceri uzi muzageza ryari narangije kuvuga nanjye mbabwire ubu ni igiki cyo kuvuga se ufite huko se Mama Iris umwana avuga umuhaye ibyombo bingana gutya arimo aroza ibyombo ari no gukora iki nese urumva ari kitangaza kuba umwana w'umubikuriya yakoze ibyombo kuba namufasha imirimo ni ikibazo mu rugo uragira ngo se ngiyoze ariko we ntago ari umukozi ndabizi ntago mwabyoza kuko muba mufite akandi kazi ariko mu gihe twese dutashye tuvuye mu kazi twakagomye no gufasha umwana agakora etide sheri kusigaye warahindutse ngewe rero ntago mwanya mufite nta mwanya mbafite wo kwirirwa noza ibyombo nirirwa mbakoresha etide wari uri hano se burya mwarimu azajya mwigisha wari uri hano
umwana yoza ibyomba ari no kwiga uri hano ese urumva cyari gitangaza okay mbonzanira basinge noza wunyuguza nta kibazo tugire vuba vuba wese ucitse amaboko ku buryo utagenda ngo wizanire iyo base kugenda ugafata ibase ukayizana biku urasa umukobwa wawe ntabwo yakuzanira ibase ariko noneho ari muri etide nkawe mama ufite ubuturage buteye ubwoba ntabwo nkiri kuri level yawe ntabwo ndi ku rwego hamwe nawe ariko ubu mbona urabona urwego nsigengeze wabibonye midushyira ndende Mayirisi ninde waguhinduye ninde waguhinduye nuko narinde reka nkubwire iyo umutwe utekereje nabi amaguru araruha mugore wanjye waretse tukubaka urugo ko nta terambere twageraho tudahuza ndi umupapa mubi numva ngiriye inama none se ubu ntabwo tureshya ntabwo ndeshya nkawe sheri ntunkoreho bigendaremo neza kukigukunda uretse ibyo bintu byo kuririmba bireke bintu abantu nkamwe b'abaturage nukwirirwa mu ndirimbo z'amaganya nta terambere nta kintu na kimwe mushaka kugeraho siko tugiteretana nakuririmbiraga ukabikunda ubu ngubu noneho sigaye ndirimba ukumva ndi kuboroga gusa se mukora icyo mushaka Alice ukomeze twiririmbire we mwana ngani mugende basi please nimukomeze kumena amara yego mukora urugendo rwanyu cyangwa ujye mu nzu mutuze twereka saya Imana barinde yego nawe kurinda amahoro bonne chance je t'aime avec la machette sheri twiririmbire kuva ku munota wa mbere ugomba kunyifashamo ibyo bintu bikagenda neza tubanze gushaka abakiriya tubanze gushaka babasore oya bari abasore bo isaha n'isaba biteguye baba bari ready niyo twamara kugurisha tukababwira ati mwebwe muze mukora akazi kanyu nta kibazo ahubwo ikintu kigoye ni ukubona abo bakira kuko ndumva ikimwe ari cyinshi ko ibyo byo byatunganye dukomeze ibyo ntabwo meze neza nta kibazo se mufite ikibazo gikomeye mu mutima wanjye wumviye mu rugo niriye mba tukaguye abantu bose nsize mbandagaje mu rugo wongeye kureba Patrick ko twari twasezeranye ko ari bugere ku kibuga cy'indege uyu munsi none amaje kunyandikira arambwira ngo ntakije kumwe ngo nkajya ufite n'ibibazo byinshi wagize gusa urumva ntaremerewe mu mutima wanjye niko bigenda kandi niteguye ko ngiye guhura na sheri nese yakubwiye ngo iki njye amaje kunyandikira arambwira ngo nagakije kandi niteguye ko ageze ku kibuga cy'indege so ndi mu rugo nsize mbatutse ndabandagaza ndambihenuraho mbagira nigira umuntu urenze none umusore arambwiye ngo ntakije nese nyuma yuko akubwira ntakije nta ukundi kuntu mwahisemo bipanga tubipanga ute se kandi ni igiki twapanga nyuma yo kumbwira ko atakije ntabwo yakubwiye ko wamusangayo ndamusangayo nese kandi nari niteguye ko ngiye ku kibuga cy'indege kumwakira none akaba atakije niko bigenda wowe genda ufate ibintu byose by'umuntu byose ntusige n'ifurusheti byose genda ubigurishe ushake resepase na pasiporo ubundi wurire indege ugende mu bane nta kibazo uriya ndamuzi gutya njya yabinganirije nuko nyine nane bagira no kubikubwira okay wibikore kuri ugenda ugurisha umbwenge nkushakire n'abakira ngufashe kugira ngo byihute mfasha ahubwo unshakira abakira namfashe gushaka iyo visa urabona ko ngiye nyine nyiri umuturage ntabwo nabasha ugomba kuzabisirimuka ahubwo reka mbanze nkubwire ukimara kugerayo bazatuma nguruka nanjye nkagusangayo ngomba kuzajya mbona amafaranga mbona iki umuranda bikwijeje nsaba reka ngufashe kugurisha ntazajye n'ifurusheti ugomba gusiga aho kagasaza kawe uzakareke kangahe nagasezereye kari akantu ntumbaze nabonye gafite n'urundi rusura ntazi babyutse baririmba we n'umukobwa we bahimbawe baba herise semba nsigaye numva bangiza yore nuko batazi agakino yibaye bamenye agakino cyabwo ngubwo nyine mfasha hanyuma tugira hari umuntu nzi ugura ibikoresho byo mu nzu bamuhamagara umva icyumweru kimwe ugomba kuba nyine byarangiye byose byabonetse biraguherega kugurisha
rero ntabwo nshaka gukomeza gukora biriya bintu byatumye mpura n'ibibazo byinshi harimo gushimutwa n'ibindi nyine rero nshaka kujya kwita kuri papa none mba mbona utamukunda ugira mu bwonko hazima cyangwa mu mutwe wawe wumva vibra fresh subiza uriya mugabo wirirwa wamamaza ngo nisko ngo uramukunda bla 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 uriya wita so nagarisa wabyumvise ntabwo uriya ari papa wawe papa wawe ntabwo ari uriya wowe baragutoraguye wumvise bagutoragura uri umwana mutoya mama wawe ni indaya yaragutaye uriya wita so nagarisa aragutoraguye yagutoragura uri umwana mutoya bajya kukurera so rero ntabwo uri papa wawe uriya wirirwa usakuza ntabwo uri papa wawe kubyizera se bisaba iki ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva uriya ntabwo ari papa wawe wabyumvise neza wowe uri umwana w'umutoragurano baragutoraguye bakureze uri mutoya niyo mpamvu wakuze ukunda uriya mugabo uriya mugabo ntabwo abyara mu myaka yose tumaranye wigeze ubona tubyara afite ikibazo cyo kutabyara ntabwo abyara n'inguma ayirisi karame bina kibondo bina mubwiye umeste se shiri wanje izini abakozi amasomo aragenda ayirisi rero umwana wanjye urabona tumaze iminsi dushwana rero nashaka gusanga bazimbabarire noneho nisubiye ibyo bigenda neza yego ndakubabariye sibyo kubwiza impamvu rero turi nakugura mashini imashini ni yawe bayibonye kuze cyane ayi amasomo meza yego kuze wowe maze nshimemo Mana nziza Mana ndagushimye ko ugari mu rugo rwacu Mana nziza y'Imana y'amahoro ushimye ko natwe twongeye kugira amahoro mu buzima bwacu kandi Mana ndakwinginze ibintu bikomeze ntibizarangire mu wanjye uzagume gutya tayari ngiye kuguda soje Alo? Mani muri hehe ngo muze mbereka akazi munkorera hano? Sawa sawa. Cyangwa mvange hose. Ndakeka bukoze noneho fresh. Wowe
Shere, Karame. meze neza none uko ngusanze muri salo. Meze neza. Meze utese. Noneho ndabona byagenze bite? Meze utese. Ni karibu. Sikuno nari ngukumbuye. Cyane. Byata. Ni karibu. Ewe. N'ubwa mbere mu gihe tumaranye. Nashye ngasanga wicaye muri salo. Sheri kanyamaganya. Ibyo byihorere. Ahubwo se warumeze uti? Meze neza. Hey. Muri mukumbuye nari mutegereje. Naguteguriye amazi. Ni wowe cyangwa ndarota? Mu minsi riga tumaze iminsi dushwana mu bintu bitari byiza naje kurakana ntabwo ari ngombwa ntabwo ari byo bikwiye umugore umutima. Icyo nkundira Imana yanjye ubu ndongeye mbara umugabo mu rugo ndongeye subizwa agaciro. Imana ishimwe ndagushimiye ariko amazi butuje ndumva rega dukoze urugendo rurerure manzi unywa amazi ibindi biganiro kijya mu cyumba aya ngwino tujya mu cyumba manzi mwereka ko imashini zikora aya manzi unywa igihe cyari gishize sumva unaniwe se umufuka amazi n'ubuzima cyakoze reka manze munura akavumbi ariko nize kuko mana amazi aranaryoshye Iris isari guseka neza yo Iris umukobwa wawe araje ibiryo bubiretse direke mbabarira numvaga ndi kwaka ndite tujya mu cyumba ajya gutegura Sijana duce nsigamo umwana reka ndakora akazi amayo amazi y'ubugingo ariko rero umuye koko none se urugendo rwagenze tugenda mu cyumba nawe ugaretse numva sari warunaruhuka maze bazane n'ibiryo ryiwe maze ujye dushe wowe turajyana muri dushe cyane okay ndumva umunaniro ukomeje kuba danje tuba dufite akazi kenshi ariko imvune z'urugo zo urumva akazi n'ubwo kamvunaga ariko navunwaga n'urugo imyenda ariko amenda wari wadodesheje wagiye kuyizana amafaranga se wayakuye kamufasha kuramo iki gikote gahana nashyushye mbega keya ko ndumva naniwe ese si ku kazi bari guhamagara ubihoreye ku kazi mane kujya anirwa mbona Nyabugogo na Gasyata na Kicukiro biri mu karasisi amasasu uhembwe koko balance ibihumbi 600 okay franga sikanyereze kwa Patrick umuntu ndacha gikorera okay